Maria ndamukanga. Ukanga hereme na Maria. Kanga ya pa. Musigora kwase. Utaneri gituza gusa. Tapaka na mana pasana konetekia. Di muganga wivuguru urimi rutebuka. Shabugufi. Simfukamira wewe fukamira Imana. Shabugufi. Ukura shabugufi. Shabugufi. Fukamira shitani. Ndavuze ngo sindi shitani. Di muganga rutebuka shabugufi. Rutebuka fukama re beve bapakaya. Taka kumuntu nibyora. Oya ngenda bikwemereye. Nacyo kuya ngo tubona amenyo ya rutebuka reka mpondesheho mikoro. Ukuri kujya zana mpondagure ture ko atavamo. Rimwe kabiri. Komeye aya namenyo yanjye ngiye muganga rutebuka. Right, reka mbasuze cyane abakunzi mwese ba Favugaz TV, nizere ko mumeze fresh cyane. Jewe nitwa Junior, umusore wanjye utagira imigozi muhambira. Kindi kuba kumushusi muwe zagaca maze kubimenyera muraho bantu mudukurikira ndabashimiye cyane. Ikindi kandi mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu umuryango mugari wa Favugaz TV, kora subscribe kugira ngo guhera uyu munsi tujye tubana buri munsi turi kumwe na muganga Rutebuka, wa mugabo ufite amenyo yihariye asa n'iki giti do egereza kamera di ajyaho n'iki giti neza. Uyu mugabo twaramubuze rero twarewe ahantu yagiye bari karavuze ati nandi mu kazi cash tujye kumubaza ese amazi mise turakwakiriye nanone kuri Favugaz TV. Muganga Rutebuka no wa wundi ndamujya mbinduka. Wayabonye ako buretse gatoya nyeganyeza gutya tureke iryinyo ritavamo. Jewe fata n'urutoki unyeganyeza tureke ritavamo. Aya menyo narayogeje, naguze n'imiti yose ibaho. Hari n'abadogiteri nagezeho bo mu Rwanda, ariko nda numwe wigeze ayashobora. Yego nyine nyeganyeza tureke ritavamo. Nyeganyeza iryinyo rimwe tureke ritavamo. Reba yose. Fata urutoki unyeganyeze. Reba nyakarage. Tureke ritavamo. Enda nawe shinguza muri mwe. Uretse turebe kora mu kanwa k'umuntu nibyora. Oya ngenda bikwemereye. Nacyo kuya ngo tubona amenyo ya Rutebuka reka mpondesheho mikoro. Ukuri kujya zana mpondagure tureko atavamo. Rimwe kabiri. Komeye aya namenyo yanjye ngiye muganga Rutebuka. Mana we ya menyo ni mazima. Wari uri heherero nyuma y'iminsi myinshi utagaragara, especially hano kuri Favugaz TV. Wari uri Abanyarwanda abo muri Afrika benshi, Afrika nyinshi yarabuze. Abarundi, abo muri Congo, abo muri Tanzania, Uganda, muri Zambia hose barambuze. Yego ariko maze iminsi ku kibazo gikomeye ngo yirutebuka. Ndongera mpondeho. Urongera hondeho. Oya ahubwo koresha n'indoki noneho. Dukomeze. Ngiye muganga Rutebuka ndago ngiye niyoberanya. Aho bajyanaga abakobwa kwa mama batwaraga imyendaro. Kera atari kubwa muzehe wacu. Nangize ngo ikinyendaro nicyo muri iyi minsi. Oya hambere dufite umuzehe. Uramuzi? Uramuzi? Ndamuzi, His Excellency Paul Kagame. Eze tuvuge tuganira tujye tunatembera. Eze His Excellency Paul Kagame. Intore zirusha intambwe. Uriya mwubaha kuruta abandi bose. Yego kuko araho yadukuyare nahangejeje. Ngiye muganga Rutebuka nzakubaha kandi nzanagutambira n'igitamba kuri njyewe. Wenda iyi video nta ni yari kureba. Azayibona uzayibone ni ngiye muganga Rutebuka. Okay. Yeah. So rero rendi muvuga ngo nyuma y'iminsi myinshi utagaragara turakubonye, tubwire urumaze iminsi hehe mu biki. Urabona ahantu usanze niho ndi kuze. Dore uko haraye ndasuku kihaba do. Ariko ko nasize hano habisuku byagenze bite? Aha hari iwanjye ni iwanjye kukihaba gisuku unakaba ndayikibaho. Tujyana mu nzu kuko imvura iraguye. Bon egera hirya nubwo ndi kubona akavura kari kugwa, egera mu nzu. Ariko hano ni iwanjye. Yego tubwire ibyo umaze mu minsi. Guma hano nta kibazo. Yego ariko ngwino ngwereke iwanjye. Nakweretse ahandi ariko sinakwereka mu cyumba. Subundi mu cyumba urahazi. Ariko dore mu cyumba iwanjye. Bino bintu byo gukunda ibyatsi rero ni iby'abakire ubundi mu buzima busanzwe abanyamafaranga. Dore iwanjye. Ngiye muganga Rutebuka maze iminsi
itari mikeya ariko nari ifite ibibazo kuko ngiye nita ku muntu ubabaye kuruta abandi. Yego. Icyo kintu kinziho. Ndababaye uyu munsi uranyitaho. Ndababaye twabuze kamera woman wacu witwa Ishimwe. Katubyihorere. Ndababaye. Unyibukije Ishimwe wanjye. Mwana w'umukobwa twakoranye byinshi bigiye bitandukanye yaragusuye agira ate. Ishimwe warabuze ku buryo utanamushinga utanahabonetse kubera nyine ibyo wari urimo. Ugiye no kutubwira hano. Kugeza kuri isaha Ishimwe umukobwa wanjye witabye Imana azize imbanuka. Ari kuri moto cyane yapfanye. Unyibukije Ishimwe. Ishimwe ni umukobwa nakundaga wari ufite ibitekerezo bizima by'ejo hazaza. Namubonagamo kwigira urabizi? Yego. Gukunda n'ejo hazaza. Yego. Ariko Ishimwe aho uri hose ngiye muganga Rutebuka, imbaraga zanjye ngorana nazo zose twaragushyigikiye uzagereye amahoro kandi humura turi kumwe nawe. Bazi ikindi ushaka kumbaza. Cyo navugaga na ahantu umaze iminsi imvura no kugwa ngira ngo tugiye no kumera nkaho tuhagazemo gake wenda sinzi nimba turibuze kongera kubona umwanya imvura iri kugwa. Tubwire mu ncamake umaze iminsi ngiye maze iminsi Ibunya. Ibunya ni ukuvuga iki? Ni mu gihugu cya Kongo. Ni quartier yitwa uko. Niko yitwa, benshi barayizi. Abo muri Amerika barayizi, Afrika, Aziya hose, Oman, mu Bufaransa hose nda abantu batazi Ibunya mu gihugu cya Kongo. Abanyarwanda twese turahazi. Niho maze iminsi. Wari uri mu bikirero. Hari umuntu rero wari ufite ikibazo. Nifuza no kumubereka mukamumenya, niba abeshi muzana mutemberere mumenyere umuganga Rutebuka wari we. Yego. Uyu mudamu yari afite ikibazo akimaranye imyaka 3. Yego. Inzu yose yajyamagamo umuriro wawe tutungutwaga muri matora. Umuriro uhe ubwo ni numuriro uva numuriro wakabisanzwe. Inzu yose ajyamyemo umuriro watungwaga muri matera, inzega itishya. Yaraye kwa pasiteri Ibunya. Pasiteri Vunya mu mwegere mu mwe arababaza arababwira. Bigeraho bamurambirwa bavuga ko bamwirukana kubera ko ari umurozi. Yego. Bamwirukana azigoma. Ajigoma Igoma bafata umwanzuro wo kumwohereza kwa muganga Rutebuka. Baramwambukije araza naramutabaye. Yego. Nibyo kibazo mazemo iminsi ndageze Igoma ndagenda njya kumutabara ngira n'ahandi hose. Ubu ni muzima mu muhamagare. Yego. Ababwire. Yararwaye iki harya? Yararwaye ngo ni imbaraga z'abadayimoni. Abarozi babaho kuki abanyarwanda batemera ko abarozi babaho. Afrika yose, Abanyamerika, Buraya hose bemera ko abarozi babaho. Abarozi bariho ariko hari n'abavuzi. Turahari ngiye muganga Rutebuka ndahari. Yego. Icyo mbaza ni ikihe kindi? Hari gahunda y'ibijyanye ni nayo tugiye gusoreza ukuvuza ahantu wari uri n'amavideo abantu bagiye bayabona turanabereka fresh ahantu wari uri. Nubona kuye mu shyamba nabyo bimenye byose reka muguhereze nawe waramubonye nawe reka muguhereze byose abantu babibonye. Ariko tujye ku kijyanye wageze wanjye ngo ureba abarwayi bahari. Nakijije abarundi baraza bakajyama. Nubu mfite umukobwa nakijije uvuye mu shyamba agiye hejuru hariya. Leta iramuzi kuko nibo babimuye babakora hariya. Iramuzi yakize ariko yaramaze imyaka 15 yagiye Kibungo ajya Kongo ajya Rwanda ajya Tanzania ariko yageze wanjye kubw'imbaraga ngorana nazo kandi kuko ngiye nubaha Imana yo mwijurire ishobora byose yakize.